ahantu wigeze utangira igituba mu buryo butunguranye na ahantu hari hameze hati mu buryo butunguraye ni muri dushe. Ni muri dushe? Byagenze gute ubwo? Okay, icyo gihe nagiye gusura umuhungu nyago twakundanaga n'ikintu twayi ayo na gito, ariko nari najyanye n'undi mukobwa w'umushiti wanjye, umuhungu yari umushiti wacu nawe. Noneho umukobwa aragenda aroga, arangije araza ajya mu cyumba arisiga, ndagenda ndoga nkitangira koga n'umuhungu arakomanze ngo ikingura gato nkwereke yewe. Ndamwaye si kinambara isumo ndakingura, baje gukingura arangije nyine yaje yinjiye nyine yambaye isume abayikuyeho nyine mbona ukuntu yabaye. Arangije cyakoze turi yo muri dushe aryoha abanyarwa. Ako tubwire ubwituru yo muri dushe ikorwa mu buhe buryo? Ubunama cyangwa se ugahagarara ukamufata we akanyina agafata akaguru kawe ndagashyiramo nyine mani biryoshye byadanje. Amaturu menshi umugabo yakurongoye mu buzima bwawe, yakurongoye amaturu angahe Jessica? Umugabo umwe 6. Amaturu 6? Ubwo yakurongoye igihe kingana gute muri ayo maturu 6? Yarongoyemo igihe kingana gute? Amanywa yose. Mwamwirirwanye? Mu buzima bwawe wigeze ukumbura imboro maze ugahitamo kwikinisha? Ntago nabikora. Kubera iki? Nese nyine ngiye nakubwiye yuko ntago nabura umuntu ndongora kuburyo ngiye nageraho kwikinisha reka. Okay. Uramutse ushatse kwikinisha wabikora gute? Nshatse kwikinisha ntabyo nzi. Nye usibye ko numva bavuga ngo kwikinisha ntago mbizi pe. Abangiye kukubeshya. Okay. Wigeze wonka imboro y'umugabo? Yego. Abantu benshi bakunda kumva konka imboro ariko ntibazi uko bikorwa. Wowe iyo uri konka imboro ubikoramo gute? Ndayinyunguta nk'abana ubundi byose ndayibikorera. Gute nyine tubwire bikorwa gute? Mubwire gute? Kubikora. Zana nkongere nyine kubikoramo. Ukubitoya kubikoramo wowe. Okay. Ndayitamira nkayinyunguta nkayikomba ewana nkayinyonyoza. Okay. Ariko ibyo bintu nabikoze rimwe nabikoresheje wanye nakundaga cyane. Okay. Hari igihe umugabo kurongora ituru ya mbere bimworohera ariko kongera gushyukwa bikaba ikibazo. Wowe ubonye umugabo gushyukwa byanze nibihe bice umukoro wo kugira ngo imboro ye yongere igire umurego maze akongore? Si mu mabya bakora se. Mukora mu mabya mukora kutuberetswe urutubere twabagabo natwo duhagurutse imboro. Ya, ubundi nkanamusoma nkamujya hejuru ewana. Nawe ndakeka bayashyuka. Imboro itaguruka. Okay, abantu benshi ntabwo bazi akamaro kari amabere y'abagabo. Ntabwo bazi ko uyakoraho. Amabere yo n'urundi rwego. Buriya rero ikamenere nibanga abagore. Iyo umugabo atinda kurangiza, urabizi hari abagabo batinda kurangiza. Iyo umukoze ku mabere ugakinisha tubere twahitarangiza. Yego. Nanje nari. Oyabombeshe yemba haye ubwenge. Nuhanga ngakura wenda bakuri hejuru cyane cyane. Siyo? Akikwa kundi nyine bari gucumita fresh. Nawe ukamukinishiriza ari amabere. Nkuko iyo yanze gushyukwa, feeling ukamukoraho igitsina gihaguruka. Sasa niyo umukozeho ari kukurongora birihuta kurangiza biriruka. Muzagura mbaye ubwenge. Okay, uramutse uri konka imboro y'umugabo yajya kurangiza akakurangiriza mu kanwa wabigenza gute? Jana korana nakubwira ari ibintu bigera nk'ara bikarenga urundi rwego. Babarira sayida ari umukobwa byabayeho sha we nzamukumbura. Bamurangirije neza mu kanwa. Abura ukuntu acira no twari turi hanze nyine nishiro yaje kumusura. Agakora nk'akuruge narasetse. Subaye iki wowe abaki utari kuvuga. Bakunize mbimenye. Kumbe nyine bari bamurangirije mu kanwa. Wigeze uryamana n'umugabo uko yaguhaye amafaranga? Narabikoze. Amafaranga umugabo yaguhaye menshi mu buzima bwawe yari amafaranga ngahe?
yampaye 500. 500. Okay, iyo ugiye gusura umugabo akurongora ni wowe wikuriramo imyenda cyangwa biterwa biterwa ushatse kuvuga iki? ari igihe nshobora kuyikuriramo bitewe n'ukuntu ngiye wowe wamfashe n'ukuntu nyine mbona wowe wabishatse wagize n'isoni zo kugira nanjye iyo nabishatse nanjye nyikuriramo. Okay, tubwire wigeze wajya gusura umusore ugasanga umucyuke wamwishe akakurongora kigusuhuza utaranicara? byigeze kumba nageze muri salo amobera anahita nankuranjyana mu cyumba ahita nsoma vava ahita nkuramo ahita ashyiramo nyine gusa urumva nyera nubwo nari kumurenganya byari igihe nyine ndeba umuntu ngashyira mu gaciro pe nkavuga ati sinakurenganya. Kuri wowe umugore uryoshye cyangwa umukobwa uryoshye aba ari umugore cyangwa umukobwa umeze gute? Umugore uryoshye umugore uryoshye n'umugore unyara ni umugore ufite igituba kibobereye. Okay, wigeze ureba umusore ari kugenda mu muhanda ukumva uramwifuje? ngenda no kubonye nahita nabikubwira. Ntabwo byakubayeho? ntabyo nakareka akusibundi nuwe musore nakifuza kuko nawe kuko nawe na benshi nyine beza cyakoze nyine nakubwiye turamutse duhuye njya kankuma nabimubwira. Okay, abagabo benshi muri iyi minsi basigaye bakunda abakobwa bafite amabuno manini. Ese kuri wowe ubona ari amabuno hari icyo yafasha mu gushimisha? Nanjye ndayafite. Ayo mabuno ubona ari icyo afasha mu gushimisha abagabo? Njye sinzi impamvu nyine bakunda ariko hari abagabo bakunda amabuno manini hari n'abagabo bakunda njye byarancanze nyine sinzi nanjye sindamenye ikintu bashobora kuba babakundira. Gareka ngo abagore banini bararyoha. Okay, ari imbori siramuye n'imbori dasiramuye ukunda imbori imeze gute Jessica? Siramuye. Kubera iki ukunda imbori siramuye? Ntasha nubundi imbori dasiramuye manini ibifite ibirwara kwanza ntago ariko ntago nkomfaminze ngo ifite ibirwara ariko iyo afite indwara biroroshye kukwanduza. Kwanza nabwo wanja mu maguru dasiramuye ntago bibaho bari barabitekerezaga ubyihorere. Okay, ariko umugabo yakurongora yambaye agakingirizo twabigarutseho kare mu kiganiro watubwiye ko ukunda kuba wenda wakwipimisha ugakoreraho. Iyo umusore cyangwa umugabo ari kukurongora ukunda umusore ukurongorana imbaraga cyangwa ubushaka wa wundi ukurongora buhoro buhoro? Yewe yaba arongorana imbaraga yaba arongora buhoro buhoro icyambere nuko ndyoherwa. Aho uryoherwa cyane ni hehe? Ku mbaraga. Ku mbaraga ese nukubera iki we wamugani naye njya mbyibaza nanjye mbisobanukirweho kubera iki nyine iyo umutipe ari gusunika cyane ari bw'umukobwa aryoherwa buriya nukubera iki nyine nawe abari kugeza aho ibyishimo biba aho ibyishimo byacu bituma umuntu arangiza vuba se iyo uri kuzamuka cyane wongera umanuka cyane ntaribi urangiza ariko nyine bituma umutipe arangiza vuba kandi ushobora kurangiza umugore atararangiza. Ndabizi ariko nibyo bidushimisha by the way ko nibyo niho uri gukora ku byishimo byacu. Ariko mu kunyazaho ntabwo bisaba imbaraga. Nta mbaraga. No gushimira. Nta kaboko gutya ari umugabo wize kunyaza aravuga akaboko kakuze.